Nebukadinezari wari umwami w'i Babuloni yamaze igihe ku ngoma Imana ikomeje ubwami bwe. Nuko uyu mwami aza kuza kugera igihe ubwibone buramurenga, yibagirwa ko Imana ariyo yakomeje ubwami bwe, ngo yicaga uwo ashaka agakiza uwo ashaka, maze afata ububasha bwose Imana yari yaramuhaye n'icyubahiro cyose agikoresha mu nyungu ze, yibagirwa yuko Imana ariyo yakomeje ubwami bwe. Maze igihe kiragera, Imana imwihera iyerekwa. Mu gusobanurwa kwazo, Imana imubwira yuko azacibwa ku ngoma akirukanwa mu bantu akajya kubana n'inyamaswa. Ibyo ntabwo byatinze gusohora kuri Nebukadinezari, ko mu gihe cy'umwaka umwe gusa, ngo igihe yirataga imirimo y'amaboko yo kubaka umujyi wa Babuloni, ijwi ryahise rimusanga riramubwira ngo uciwe ku ngoma, wirukanwe mu bantu, ugiye kujya kuba mu ishyamba ubane n'inyamaswa, maze uzamara ibihe 7 urisha nk'inyamaswa. Niko byagenze, byahise bimusohoraho. Umwami Nebukadinezari ajya mu ishyamba, aribagirana imyaka 7 yose yaratonzwe n'ikime kiva mu ijuru, umusatsi